Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi w'isengesho rero tugiye gusenga dusabira abagore batubaha Imana. Mu yandi magambo, abagore babi ku mutima. Twarabasengeye n'ubu turacyabasengera, kuko ababi ntabwo bararangira ku isi, kandi icyo tugambiriye nuko naho wenda batarangira ariko bagenda bagabanuka. Imana niyumva gusenga kwacu iragabanya ububi cyangwa se ubukana bwa shitani mu bayo, maze ababi bagende bagabanukaho kugira ngo barusheho kwiyongera. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, twebwe Nyagasani Yezu yatwohereje mu isi nk'umunyu w'isi ndetse n'urumuri rw'isi. Dufite rero inshingano ikomeye cyane yo kuryoshya isi. Kuryoshya isi rero biravuga yuko tugomba gutuma isi igira ubwiza ndetse ntikomeze kugendera mu mwijima. Niyo mpamvu rero nk'abagenzi bagana mu ijuru tureba tukavuga ngo ahangaha ntibigenda neza, maze tugahita dufata ibendera ryaho tukarizamura kugira ngo Imana ikomeze kwishimira isi, igikorwa cy'ibiganza byayo. Muvandimwe wanjye nkunda, iyi si ubwayo iraruhije, ariko Nyagasani Yezu yaratubwiye ati nimugende ku isi yose mwigishe ivanjiri ikitwa ikiremwa cyose. Dufite rero iyo nshingano yo kugira isi nziza, kandi tukagarura bose tukabegereza Kristo mu magambo ndetse no mu bikorwa. Dukomere rero bavandimwe, uwo dukorera aratuzi, uwo dukorera aratubona, kandi n'ukuri azaduhemba. Uyu munsi rero tugiye gusenga dusabira abo bagore babi twifashishije Zaburi 114. Ni ukuvuga ngo aya magambo y'iyi Zaburi aratubera nk'urufunguzo rutuma duterura ba bantu, cyangwa se atubereye nk'ingobyi duteruyemo ba bantu tubahereza Nyagasani Yezu. Naho amagambo wenda yaba atajyanye n'icyo wenda twe twakwifuza kuvuga kuri abo bagore babi, kuko burya Zaburi igira amagambo yayo bwite, ariko ni isengesho uko ryaba rimeze kose. Burya imbere y'Imana ntabwo riba rivugitse mu buryo butari bwo, rihora ari ijambo rivugitse mu buryo buri bwo, kabone naho ryaba ritari guhura n'igitekerezo twari dufite twebwe uyu munsi, ariko ku Mana byose birahura. Haleluya! Byose birahura, kuko byose bihurira hehe? Mu mutima. Isengesho rero rivuye mu mutima, uko ryaba rimeze kose rinezeza Imana. Kabone naho wakoresha amagambo ahura aryoshye, mbese twabona avuga ngo amacinga, ariko atavuye mu mutima n'ubundi waba uruhira ubusa. Ariko naho wakoresha amagambo adafutukiye abantu, ariko aturutse ku mutima umenetse, ayo ngayo Imana irayumva kandi ikayasubiza ikurikije icyo umutima wawe uvuga, kuko Imana yo isoma ikiri mu mutima. Niza rero gusoma ikiri mu mutima wawe muvandimwe, irasange ari ikintu koko gisobanuye aya masengesho turi gukorera aba bagore babi, maze Imana igabanye umubare wabo ndetse ibakize, igiriye amasengesho yacu, ariko igiriye n'ububyeyi bwayo. Nyagasani Yezu akomeze kutugirira neza bavandimwe. Ndi Umumararungu Marie Louise.
Ibitangaza Imana yakoze igihe cy'iyimukamisiri. Haleluya! Igihe abayisiraheli basohotse mu Misiri, inzu ya Yakobo ikava mu gihugu cy'abanyamahanga, Yuda yahindutse igicumbi cy'Uhoraho, Isiraheli ihinduka ingarigari ye. Inyanja yarabibonye irahunga, Yorodani nayo irakimirana isubira inyuma. Imisozi miremire isimbagurika nk'amapfizi y'intama, n'utununga dusimbagurika nk'abana b'intama. Mbe nyanja uterwa n'iki guhunga? Nawe Yorodani utewe n'iki gukimirana usubira inyuma? Mbe misozi miremire mutewe n'iki gusimbagurika nk'amapfizi y'intama? Namwe tununga mutewe n'iki gusimbagurika nk'abana b'intama? Butaka itere hejuru imbere y'umutegetsi, imbere y'Imana ya Yakobo, yigira urutare ikaruhindura ikidendezi cy'amazi, n'ikibuye cy'intamenwa ikagihindura isoko idudubiza. Amina. Uhoraho Mana yacu, Mana yaremye ijuru n'isi ku bushake bwawe no ku bubasha bwawe, ku mbaraga zawe no ku ijambo ryawe. Iki gitondo cy'umugisha twikubise imbere yawe, tuje turi abagenzi bagana mu ijuru twese, iyi mbaga yakuyobotse, ababizi n'abatabizi, ababishaka n'abatabishaka, abo turi kumwe n'abo tutari kumwe muri uru rugendo, ariko bose bagana mu ijuru. Twikubise imbere yawe turarize cyane, tuririye abagore babi. Abo bagore babi ni abagore bataguhesha ikuzo n'icyubahiro, ni abagore batumva agaciro k'ibyo wadukoreye. Aba bagore rero dusabiye uyu munsi, Mana nziza, bashobora kuba barabitewe n'isi cyangwa n'ibikomere, cyangwa se barabyiteye ubwabo, ariko uko byaba bimeze kose, ububi umuntu ntabwihamagarira, ahubwo buza bumusanga. Turasenze rero kugira ngo aba bagore babi ubakize, Mwami wanjye kandi Mana yanjye, ubakize maze bahindukire, bakugarukire, bakugane, bakugororokere, babe abagore beza. Barakaba abagore b'intwari, barakaba abagore bahindutse mu magambo ndetse no mu bikorwa, barakaba abagore bitaye ku cyo wakoze, Mwami Mana, maze bakugarukire. Ndasenze nsabiye benshi mu bonzi bameze batyo, ndetse n'abo ntazi, ariko kandi ukaba ubona ko ariko bameze. Wowe urababona benshi, urababona bose, yewe urababona ukareba n'ikiri mu mitima yabo, ukamenya n'icyo bagambiriye, n'icyo bashaka kugeraho. Yewe rero ntabwo nabimenya, niyo nsenga ndebera inyuma, nkavuga nkurikije iriya myifatire y'uriya muntu, ibyo byose uriya muntu ntabwo yubaha Imana. Ariko Uhoraho wowe ureba imbere, ukamenya ababi, ndetse ukamenya n'ikibateye kuba babi. Ntabwo ureba nk'abantu ngo ucire umuntu urubanza ukurikije ibyo abantu babona cyangwa bavuga, uri Imana ikurikiza ubutabera. Haleluya.
niyo mpamvu nkwirukira buri gihe ku rugamba urwo ari rwo rwose rwaba rubaye hano mu isi, ku kintu icyo ari cyo cyose naba ndi gusengera, nza iteka aleluya, nza nkwirukira cyane mvuga ngo uri Imana itabera, uri Imana ireba kurusha uko abantu bareba, uri aleluya, uri Imana idaca urubanza nk'abantu, uri Imana itagomba gutizwa ubushishozi kugira ndagushira, uri haleluya, uriyo aleluya, uri Imana idatora abagabo kugira ngo imenye ukuri. Mana, ntabwo ubanza kuzana abashinja n'abashinjura kugira ngo umenye aho ukuri guhagaze, aho uri Imana ireba ukuri ukamenya ko ari ukuri, uri Imana ireba mu mitima ukamenya ikirimo. Mana yacu nziza, ndagushimira ko hari abantu waremye ukabaha umutima w'ubwiza, bakababeza bakihanganira ibigeragezo, kandi hari n'abandi waremye ubaha umutima woroshye, kwihanganira ibigeragezo birabananira ndetse baragenda bahinduka babi. Uyu munsi rero abo ngabo nibo dukuzaniye, tuzanye muri iyi ngobyi ya Zaburi ya 114. Iyi ngobyi ivuga ngo igihe Abayisiraheli basohotse mu Misiri, inzu ya Yakobo ikava mu gihugu cy'abanyamahanga, Yuda yahindutse igicumbi cy'Uhoraho, Isiraheli ihinduka ingarigari ye. Wowe rero wakuye Isiraheli mu gihugu cy'amahanga, mu gihugu cy'uburetwa, birashoboka cyane ko wahindura imitima y'aba bagore babi maze bagahindukira bakaba abagore beza mu izina rya Yesu. Yesu mwami wanjye kandi mukiza wanjye, haleluya, mukiza w'ijuru n'isi. Yesu ndongeye ndagupfukamiye kandi mpfukamye ngejeje amavi ku butaka, mpfukamye n'umutima wanjye uhageze rwose nkubwira n'aba bagore babi bakoreho bahinduke. Hari ububi bunyuranye, hari abagore b'abasinzi, abo ndabasabira, abagore bamwe bagasinda bakibagirwa icyo bakabaye bari cyo, bakibagirwa ko ari ababyeyi, abagore bashira isoni bakabara abagore b'abanyamahane. Aba bagore ndabasengeye, abagore badatuma ikuzo ry'Imana ryamamara, abagore b'abapfayongo mu bupfapfa bwabo bunyuranye. Mwami wanjye ntabwo naburondora ngo mburangize, ariko bose abagore barwaye indwara y'umunwa muremure, abagore barwaye indwara y'ubwibone, abagore barwaye indwara yo kwikunda, abagore barwaye indwara y'ubusambanyi, abagore barwaye indwara izo arizo zose, zaba iza roho zaba iz'umubiri, izo zituma barushaho kuba babi maze ingo zabo zikarushaho kugenda nabi. Abo ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Rero Yesu, haleluya, mu izina ryawe rikomeye Yesu, haleluya. Aba bagore ndabasengeye, haleluya, kugira ngo bakoreho mwami wanjye Yesu mwiza, batabare, barengere, bakize kamere mbi ya yindi ituma umuntu ahinduka nk'inyamaswa, agatakaza umutima wa kimuntu, agatakaza ubumuntu, akamera nk'igisimba. Iyo kamere rero ntabwo ifata abagabo gusa, iyo kamere ntifata urubyiruko gusa, ntifata abana gusa, ifata no mu bagore. Niyo mpamvu nsengeye abagore mu byiciro byose barimo, ari abagitangira kubaka, ari abamaze igihe gito yabubatse, ari n'ab'ibikwerere n'abamajigije, abagore mu nzego zose n'abakecuru, ndabasabiye mu izina rya Yesu. Ndirukana iyo myuka mibi yose batera kumera gutyo, guhindukira bagahindukira bakaba babi, maze isi ikaba mbi kubera bo. Yesu, ndasenze mu izina ryawe rikomeye, ndasenze nibuka yuko iyi si n'akaga irimo byatewe na Eva wariye ku mbuto akayiha umugabo we Adamu. Aba bagore babi rero bashaka kuzana ikibi ngo bagikongeze ku bagabo babo no ku isi yose, ndasenze mu izina ryawe rikomeye, haleluya, kugira ngo icyo bishingikirizeho, icyo bagenderaho bigira uko bameze, gisenyuke mu izina rya Yesu, maze aba bagore bongere basubize
umutima mu gitereko. Yesu mwiza, ndabizi ko umugore ari we mutima w'urugo. Igihe umutima wabaye mubi rero n'umubiri ugenda nabi. Ndasenze rero kugira ngo aba bagore babe bazima, haleluya, babe beza mu izina rya Yesu Kristo, maze isi irusheho kuba nziza, isi irusheho kugira imitako myinshi myiza. Yesu ndasenze mu izina ryawe rikomeye. Ndabizi ko hari abagore benshi cyane uri kureba ugasanga barahindanye. Abo rero turabasengeye, bose turabateruye, tubarambitse imbere yawe. Yesu ndabizi ko ushobora guca urubanza rw'intabera, kandi ndabizi neza ko ushobora gukiza umuntu kabone nawe yabageze ku munota wa nyuma wo gupfa. Yewe n'uwapfuye uramuzura nk'uko wazuye Lazaro. Aba bagore babaye babi bakamiramiza, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubwo bubi bubamurukeho mu izina ryawe Yesu, maze bagusingize bishimiye ko wabagize beza. Yesu rero ndasenze mu izina ryawe rikomeye, haleluya, ndasenze, ndakubita hasi, ndamenagura imigambi y'abadayimoni, ndayitsiratsiza rwose iyo migambi mibisha ya dayimoni ishaka guheza abo bagore mu bubi mu izina rya Yesu Kristo. Abo bagore se kibi yagize imbata, abo bagore batagifite responsibility ku bana babo kubera ububi bwabo, abo bagore babaye ingero mbi mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika icyo gitero cy'abadayimoni cyabagabweho, haleluya. Turahagarika iyo migambi y'umubisha yatumye babagore bahinduka baruvumwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagarika amahane ku bagore, ndahagarika ubusinzi ku bagore, ndahagarika ubusambanyi ku bagore, ndahagarika ubushizi bw'isoni ku bagore, ndahagarika ubugare ku bagore, ndahagarika umutima mubi, ndahagarika intonganya, ndahagarika umushiha, ndahagarika icyo ari cyo cyose cyaza gituma umugore yambara isura itari nziza. Mana nziza, ndabizi ko waturemye, haleluya, aba bagore ukabaha la tendresse maternelle, nibo wayihaye rwose. Iyo tendresse abagore benshi bari kugenda barayijugunya kubera isi iri kugenda ibarushya. Aba bagore rero ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze mu izina rya Yesu, ndamenagura, haleluya, iyo migambi y'abadayimoni ndayikubita, haleluya, ndayikubita rozari, haleluya, ndayikubita rozari rwose, haleluya. Abagore nibarangamire Bikira Mariya, wihanganye akemera gutwara inda yo mu bukobwa kandi yari isugi, akihanganira kubabazwa uko yababaye inkota zikarinda ziba zirindwi zahuranyije umutima we, ariko akarinda ava ku isi adafite icyaha, atagira inenge y'icyaha imbere n'inyuma. Uwo mugore w'intwari, uwo mugore w'intangarugero, haleluya, arakababera intangarugero buri gihe. Abagore murakamurangamira, murakamwigiraho gutuza no koroshya, murakamwigiraho kwihangana no kunesha ibigeragezo, maze muzagera imbere ya ntama mugiye kugororerwa. Ndasenze rero nsabiye abagore bose, abo nzi nabo ntazi, nsabiye ab'ingo zimaze kunaniza, zamaze kunanira, ndabasabiye rwose kugira ngo Mana ubaye kwihangana, ubaye gukomera. Nsengeye kandi abana bananiye abagore bakaba bari kuba babikubera urushako rubi cyangwa urubyaro rubi, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Rero abo ngabo ndabapfukamishije muri aka kanya, haleluya, mbaramburiyeho ibiganza, haleluya, mu izina rya Yesu. Izo mbaraga ndazifite rwose, haleluya, zo gukubita abadayimoni n'imyuka mibi gahunga mu izina rya Yesu Kristo, maze ikagenda imwaye kandi itazasubira inyuma, haleluya. Tukanayisenyera ntizagaruke gushaka icyicaro hahandi yahoze, haleluya, kubera ko Imana izaba yamaze kubyuzuza. Ndasengerera abagore, ndabasengeye ababaye babi kubera impamvu zinyuranye z'ibigeragezo bagiye bacamo. Abo ngabo rero ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Rero haleluya, ndabasengeye abo bagore bagiye baba babi kubera ibyago bagiye bahura nabyo, haleluya, ndabasengeye, ndabateruye bose, mbazanye imbere yawe Yesu. Yesu mwigisha mwiza, bakoreho ubakureho icyo ngicyo cyatumye bagira icyo cyasha, cyatumye bagira icyo
kintu cy'umushiha n'ubugome kubera ibyo bagiye bacamo. Yezu rero, abagore ndabakweretse, abagore nibo babyarira igihugu, abagore nibo babyarira kiliziya. Iyo babaye babi rero, kiliziya igira abana babi, leta ikagira abana babi, kubera ko abagore nta burere baba baha abana, ahubwo baba bagenda babaroga. Yezu ndasenze nsabiye abagore. Mwami wanjye, ndabizi ko iri sengesho ryumva kandi ugakora, ndabizi rwose warabinyeretse ko turi kumwe kugera ishira ry'isi, kandi nabonye koko kutazigera untererana. Yezu mwiza rero, ndagushimiye kubw'ibyo ugiye gukorera abagore babi bose ndetse n'abeza, ukongera nabo ukabakoraho, ababi ukabavana muri izo ngeso mbi zabokamye, maze ukabihera ubugingo bw'iteka ku buntu. Urakoze rero, kandi urakoze cyane, kuko nzi neza ko uri kutwumva kandi witeguye kugira icyo ukora. Ntangiye hamwe n'inzu yanjye ndetse n'abo turi kumwe mu rugendo rugana mu ijuru, tuzakomeza kugukorera iteka n'ahantu hose. Aleluya, amena. Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, turakomeza isengesho dusabira abagore babi. Bashobora kuba, umuntu ashobora kuba mubi mu buryo bubiri. Uburyo bumwe ni uburyo bw'ibyo yitera we ku giti cye. Mubi ashobora kuba mubi ku buryo bwa kabiri, ku buryo bw'ibimugwirira, bya bindi bigenda bikomeretsa imitima yacu. Burya biragenda bigasa naho bigenda bidukomeretsa, tukazahinduka babi tutaravutse turi babi. Ariko hari n'abandi bafite ububi bw'ibyo bikururira. Ingero murazifite bavandimwe, ndabivuga mukabyumva, ariko reka tugerageze kurebera hamwe zimwe mu ngero z'abafite ububi bikururira n'abafite ububi batikururira, kugira ngo tubyumve neza. Bityo nituba turi no gusenga tujye tubyumva kimwe twese. Ububi umuntu yikururira ni bwa bundi buzanwa n'ikintu wowe ubwawe wanze kurekura. Ni ukuvuga ngo bakakubwira bati, reka ntange urugero, wenda barakubwira bati, nujya ahantu aha n'aha kuraguza cyangwa guterekera, umupfumu azagusaba ibitambo cyangwa ibindi bintu kugira ngo aguhe ubutunzi ushaka. None rero ihangane, ntujye muri ibyo, ahubwo tegereza Imana. Ubwo rero umugore, wenda tuvuge n'abagore babiri, umwe akavuga ati ngiye gutegereza Imana, igihe izashakira izabikora. Undi akavuga ati sinshobora gutegereza, ngewe ngiye mu bapfumu. Urumva ko biratandukanye. Ubwo rero aragiye, ageze mu bapfumu, baramubwira bati kugira ngo tuguhe icyo ushaka cyose tuzakiguha, ariko kugira ngo ukigereho birasaba ko wenda umena amaraso. Noneho kugira ngo uyabone rero bikagusaba kuba mubi kugira ngo umene amaraso, ukaba wabaye mubi ku buryo wikururiye. Iyo utananirwa kwihangana ntabwo ari kugera kuri urwo rwego, wabaye mubi kubera ibyo wikururiye. Bavandimwe beza,
hari abantu tuzi bagiye baba babi kubw'ibyo bikururiye, umuntu akaba mubi rwose bitewe nawe ubwe, haba ku ruhu inyuma cyangwa se haba imbere mu mutima, ugasanga umuntu yarahindanye kubera we ubwe ibyo yagiye navuga ngo yiyoreraho yikoyoreraho, bikaba aribyo byamuteye ubwo bubi. Ubundi bubi twavuze ni ububi buterwa n'ibibazo tugenda, imibabaro duhura nayo, noneho ya mibabaro ikagenda idukomeretsa ku buryo aho twagiye dukomereka azahinduka nk'inkovu, ndetse rimwe na rimwe no kubitwara no kubiheka bikatugora. Abo rero bariho nabo, abantu bagiye baba babi kubera abandi. Reka narwo dutange urugero, wenda nk'umuntu akiga kwiba kubera yuko wenda tuvuge nk'umugore, umugabo arakora akamwima rasiyo, akamwicisha inzara n'abana, kandi yataha umugore akabona ko umugabo afite amafaranga. Umugore rero akigira inama yo gushaka uko yajya yiba amafaranga y'umugabo kugira ngo abashe gutunga abana. Urumva wa muntu aba yabaye umujura, kuko Nyagasani Yezu niyandika lisite y'abajura wa mugore nawe arazamo, ariko ubwo bujura bwe ntabwo ari we wabwiteye, ahubwo ari gushaka icyatunga abana. Ni ukuvuga ngo ni mubi ariko abitewe n'ubuzima. Hari n'ibindi byinshi cyane, izo ni ingero wenda mpise mfata aka kanya, ariko hari n'izindi ngero nyinshi cyane ushobora kureba, ndetse uhereye kuri wowe bwite muvandimwe, ugasanga hari ibintu byinshi cyane wagiye ugwamo bitewe n'umuvandimwe wawe cyangwa se n'abo muri kumwe. Hari abagore benshi nagiye mpura nabo bihana ingeso mbi, wenda se z'ubusambanyi, irari ry'ubusambanyi, ingeso mbi ubuhabara, amagambo, bitewe n'abantu bari kumwe nabo. Ugasanga nyine umugabo yaragiye agushyira hariya kugira icyahi, ntakwitayeho. Haza undi mugabo yakubwira turasa neza, wambaye neza, ukumva urararutse, ukararurwa n'ayo magambo, atari no kuvuga ngo ni n'ikintu aguhaye cyo kurya cyangwa cyo kunywa, ahubwo n'ayo magambo wumvaga uyakeneye. Ibi byose rero ndi kuvuga, hamwe n'ibindi tudashobora kuvuga muri aka kanya kubera ko ari byinshi, ni ibintu biriho muri iyi si y'uyu munsi. Twebwe rero abiyemeje gufasha Yezu gukiza isi, tujye tumenya ko n'abo bantu bari mu nshingano zacu, tugomba kubasabira kugira ngo bagarukire Imana, maze bazaburonke ubugingo bw'iteka. Reka rero tubasabire bavandimwe, tubavugira ndakuramutsa Mariya, kugira ngo barebe urugero rw'umugore warubaye intwari kurusha abandi, bamwigireho maze boye kohoka inyuma y'ibigirwamana. Muvandimwe wanjye nkunda rero, mu gusenga hari aho nageze ndavuga nti Imana itareba nk'abantu, nkumva burya iyo ngeze ahantu nkasa naho nsikiye gatoya ngaceceka, cyangwa nkumva emosiyo ziraje, ntabwo ari byo nigira. Ntuzigere utekereza ko mpanga gusenga ngo mvuge ngo ningera ahandarira, oya, birahaza. Iyo ndi gusenga hari ibigera ku mutima bikamfata cyane, nkumva biramfashe cyane, wenda bitewe n'ibyo nzi, bitewe se n'ibyo numvise, mbese bitewe n'impamvu runaka. Nkunda Yezu rero ko ataca urubanza nk'abantu. Abantu bashobora kukureba bakakwita mubi, ndetse bakanakwita mubi utagira ukundi kuntu babyita, ariko ndabizi neza yuko Imana itazakureba ngo ukwite mubi, ahubwo Imana yo kubera ko itareba nk'abantu, yo izagucira urubanza rw'intabera. Akaba ariyo mpamvu rero mpumuriza abantu bagiye bagirwa babi n'isi, ko Imana ikibafiteho umugambi ko guhinduka byashoboka. Duhindukirire Uhoraho, nawe akize ku mpuhwe azadutabarura. Tugire amahoro ya Kristo bavandimwe. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya utarasama nk'icyaha,
urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.